Numwe nagiye kujya ahantu ndinda gutira. Utari kwambara inkweto. N'ubukene. Byagenze gutere. Eba nk'ubu nkanje rwose nta kuntu nifite. Njewe natewe inda numva aho nabaga baranyiruka nabo ndi umuntu wibana nta bushobozi nabona bwo kujya nambara inkweto. Cyazo ngiye mfite ni. Inkweto warazibuze? Narazibuze nazo nazikuraye. Nta nkweto mfite pe. Manutse ikiganza. Si imyumvire yabo yananiranye yo kwanga kwambara inkweto, ahubwo ngo n'ubukene bubugarije ku buryo bahora barwana no kubona ibyo kurya, inkweto zikabura burundu. Abavuga ibi ni abaturage bo mu kagari ka Rubago mu murenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma, ngo barakennye ku buryo kubona inkweto zo kwambara ari ikibazo cy'ingutu kuri bo. Nta nkweto mfite pe. Manutse ikiganza. Numwe nagiye kujya ahantu ndinda gutira. Utari kwambara inkweto. N'ubukene. Byagenze gutere. Eba nk'ubu nkanje rwose nta kuntu nifite. Njewe natewe inda numva aho nabaga baranyiruka nabo ndi umuntu wibana nta bushobozi nabona bwo kujya nambara inkweto. Cyazo ngiye mfite ni. Inkweto warazibuze? Narazibuze nazo nazikuraye. Nazihabwa nandese. Mu bihe bitandukanye byatambutse hakunze gukorwa ubukangurambaga bushishikariza abaturage kugira isuku, birimo no kwambara inkweto. Ariko ngo abo mu murenge wa Rukumberi isuku barayigira, ariko ikibazo kikaba kubona inkweto zo kwambara hasi ku birenge. Ubu ngo baragenda umwaka ugashira undi ugataha bataragira ubushobozi bwo kugura inkweto byibura z'igihumbi. Gusa dufite ubukene pe. Dufite ubukene, bamwe tuba dufite ahantu tutaba nk'uko kose, ubwo rero ntabwo waba udafite ahantu uba ukorera utwa kurya gusa ugire ngo amafaranga yo kugura inkweto ntabwo byakunda. Muba abana bacu bamwe bavuye no mu mashuri ko yakubura inkweto zo kwiga. Dufite ubukene mu murenge wa Rukumberi bukabije rwose. Niyo mpamvu n'abatambara inkweto. Nese umwana wamugura inkweto wabuze ubugari bwa 600 turi burye. Uretse kuba babura inkweto zo kwambara, hari n'ababwiye TV na Radio 1 uko kubona imyenda yo kwambara nabyo ari ikibazo. Ubu ngo hari n'abatira iyo bagize ibyago bakajya kwa muganga. Ngiye ndakenye cyane pe. Ku mugaragaro ni ibintu byigaragaza. Nawe akenda kamera nyina nyuma naka. Nakamubona nifubitse. Nta kandi. Wambara ibirenge kuva kwa mbere kugera ku cyumba. Rwose umwaka wugura shira. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma ntibwemera ko abaturage babo bakennye koko, ngo bafite imirimo myinshi bakora bakuraho amafaranga. Gusa Bwana Mutabazi Pierre ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri uyu murenge akaba yabwiye TV na Radio 1 uko bagiye gukurikirana iki kibazo, kuko bitari bisanzwe ko haboneka abaturage babuze ubushobozi bwo kugura inkweto ku buryo bashobora kugenda ntazo bambaye. Mu by'ukuri ntabwo icyo gikorwa twari dusanzwe tukibona babikora, twaje kubikurikirana tukareba koko impamvu yari yabiteye, ariko mu buzima busanzwe ntabwo undi bajya bagenda mu muhanda batambaye inkweto, gusa twaje kubikurikirana. TV na Radio 1 byifuje kumenya nimba atari imyumvire ikiri mu baturage yo kwanga kwambara inkweto bazifite, ariko aba bo mu murenge wa Rukumberi barahiye barirenga bahamya ko ari ubukene bubibatera kuba bagenda batambaye inkweto. Kwambara ibirenge ni impamvu y'ubukene. Ntago wabona amafaranga yo kugura inkweto ngo n'amafaranga yo guhahira abana ibyo kurya. Ibyo ni ubukene rwose. Mama murakenye? Turakennye cyane. Kuba hari abaturage bo ubwabo biyemerera ko bakennye yewe bakabura n'inkweto zo kwambara, ni igihamya cy'uko hari hakwiye gushyirwa imbaraga nyinshi muri gahunda zo gukura abaturage mu bukene, kuko ubura inkweto zo kwambara ubu biranagoye ko yakwigondera indyo yuzuye. Aba bo mu murenge wa Rukumberi ngo bakwiye gufashwa bagakurwa muri ubu bukene bavuga ko bukabije, kugeza ubwo umwaka ushira umuturage atarabona ubushobozi bwo kugura inkweto. Peter Clever Nizeyimana, TV 1.